yiswe mwambaro ukubereye ni Urugendo hanyuma na Vani muri Youth Voice aka kanya 94 n'ibice 7. Reka dutangire duhereza ikaze uwo turi kumwe kano kanya. Amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Saleh Uwimana, yavutse tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1996. Nk'abandi bana bose yakuze afite inzozi yuko yazaba umuganga, Dr. aba batuvura. Mashuri abanza primaire yayize kuri école primaire de Rwinkwavu, hariya Rwinkwavu hariya niho yize. Hanyuma ayasoza umwaka w'2010 kuri école primaire ya Nyamirama. Yerekeza mu mashuri yisumbuye icyiciro rusange cyangwa se tronc commun kuri groupe scolaire Buhabwa. Tronc commun yayize ku bigo byinshi kubera impamvu ze bwite, ariko yaje kuyisoza umwaka w'2013 kuri Nyamirama. Muri icyo gihe yiga muri tronc commun yatangiye kujya yikundisha ku bantu b'abakinyi ba filme, aza kubifashwamo n'uwari nyirarume wagiye umuhuza n'abantu bamwe bari mu ruganda rwa sinema nyarwanda. Yewe yamusezeranyaga yuko yazamuhuza n'abo mu gihugu cya Tanzania mu cyahoze cyitwa Step Cinema Bongo Movies. Uyu nyirarume yaje kwitaba Imana, ariko kuri we ntabwo yabonye yuko ari igihe cyo gucika intege no kurekera cyangwa se ibara ryirabura ryari rigiye mu nzozi ze, ahubwo yarakomeje arabitekereza ndetse ashaka n'uburyo yazabigeraho. Yaje gukora ikizami cya tronc commun, ibyo kuba umuganga yarabihinduye, dore ko umwaka w'2014 yaje gufata section cyangwa se ahitamo icyo aziga, maze ajya kwiga ibijyanye n'indimi nk'icyongereza, igiswahili ndetse n'ikinyarwanda cy'intyoza. Muri uwo mwaka w'2014 akiri mu wa kane rwose akiri umururu, inifomu zitarasaza, yatangiye kujya yegeranya abagenzi bati uzi n'ibindi, hano twakina filime twakora akantu. Nuko muri vacances atangiza icyitwa Victory Films Company Limited, abanyeshuri benshi babizi ku izina rya Victory Films. Yewe afata n'intambwe kugira ngo batazamushishura cyangwa bakamwigana, ajya mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, yandikisha iyo company ye, nyamara yari itaratangira no kugira icyo yinjiza, ariko nk'uko yabitekerezaga yumvaga yuko hari umunsi uzagera ibyo bigacamo. Yarangije amashuri yisumbuye umwaka w'2017 afite amanota meza, yari amaze kwiga indimi, yari amaze kumenya kuzivuga, kuzandika ndetse no kuzumva. Abona yuko nta kindi agomba gukora, agomba kwifashisha ibyo yize mu ishuri bikamuharurira inzira hanze aho yaragiye kujya. Akiri kwiga amashuri yisumbuye mu ntara y'uburengerazuba, mu ntara y'uburasirazuba, yatangiye kujya ajya gukora kuri radio yitwaga Izuba, abikora nk'uwimenyereza, nta n'igiceri cy'10 bamuhereza, ariko kugira ngo akunde azagere ku nzozi ze. Ntago byagarukiyeho gusa. Umwaka wa 2017 akirangiza kwiga, yaricaye aratekereza ati se ko namye nkora kuri radio Izuba hanga mu burasirazuba, ishuri nkaba nari umustar, abana bose bakina filime, mbigisha gukina utuntu twa hato na hato, byaba byiza kurushaho. Uriya ntibyaba byiza kurushaho ngiye kwiga ibi bintu bya filime ko mbona mbikunze cyane, kandi hari ikizere yuko byanantunga. Yaje gufata amasomo y'igihe gitoya muri Kigali International Art College, ishuri ryigishaga ibijyanye na filime hano mu Rwanda. Gusa agezeyo abona bitari kumugeza, bitari kumujyana ku muvuduko nk'uwashaka kugenderaho, aza kubwirwa n'inshuti ye yuko yajya mu gihugu cya Kenya kubikomerezayo, dore ko hari amashuri yabimufashamo.
inshuti ye yemeye kumucumbikira mu buzima bugoye cyane bwo muri Kenya. Abahageze ngo nibo batanga ubuhamya. Ajyayo arabyiga arabisoza. Ageze i Kigali ntago yaje ngo bamwakirire imbere cyane nk'umuntu ari uvuye kwiga mu gihugu cy'amahanga ibintu bya filme, ahubwo yaraje nawe mu muhigi nk'abandi bose, bivuze gushaka ubuzima hano muri Kigali. Kuri ubu akaba ari umuyobozi fondateur washinze afite mu nshingano kaminuza kabuhariwe ka Bushungwe Karundura, umukuru w'ikirenga, umuyobozi w'iyo bita New Line Afri TV, bafite mu nshingano gukora filime yitwa Kuki. Uyo mugabo ndamuvuze koko. Vani ubwo arabyumva ibisigaye sinzi ibyo ari byo, ariko ubwo birahari. Saleh Uwimana, welcome. Mbwira ngo welcome. Kanze ko umusangwa hano. Urumva hari ukuntu umuntu aba ari umusangwa hano, ariko akaba umushyitsi mu bindi. Bira no kuvuga ngo n'uburi iwanyu, uri mu rugo uri kumwe n'abagenzi bawe, uzabura umusangwa. Ariko ejo ni biba ngombwa ko usimbuka gatoya ukagaruka ugasanga umushiki wawe baramutwaye, ushobora gusanga uri umushyitsi. Twakubeshye. Ntago nigeze mbeshyerwa, ibintu niko biri. Icyo nabeshyewemo nuko ni New Light, ntago ari New Line. New Light ni New Light Afri TV, ntago ari New Line Afri TV. Okay, uratubwira imvano yayo. By the way, ubwo done tukangure abantu nta Saleh n'umunyamakuru hano afite ikiganiro nimugoroba Voice Talk and Talk, abari kumwe na Mayira. Ubwo wenda nyanaga ibyo wenda sibyo turi bugarukeho, ahubwo tugikoreka ku rugendo rwawe twibanda cyane kuri monde ya cinema urimo. N'uburyo umuntu ashobora kubijyamo. Hano inkuru yawe ngira ngo ibyinshi abantu bakwibazaho turabivuze, uraza kutubwira ibyo tutavuze. Rero niyo mpamvu uba uri hano ku munsi nk'uyu nguyu. Uyu ati muraho neza, nitwa Angela, turabakurikiye 5 kuri 5. Iyo ni kuri WhatsApp 0788536776. Waza no kuza kuduhamagara, turabaha umwanya. Abari guhamagara mube mwihanganye gatoya. Hanyuma Saleh, ibi byose turabivuze, ariko mu minota ibura wenda kugira ngo twumve adhana twibutsa abantu gusenga. Ibi bintu byose kujya kuri radio Izuba, ushaka ubushuti n'abantu ba filime, aha watekerezaga iki ubundi ujya kwiga indimi? Urakoze cyane. Burari ikintu kimwe gikomeye kuruta ibindi byose. Sinzi wenda niba ari kuri ngewe wenda byagoye, ariko ndi Olive ugeze kwivuga uti nari mfite gahunda zo kuzaba umuganga. Numvaga mu byo nzakora rwose ngomba gukora mu masale d'operation, nkabaga abantu, ngakora mu magufwa nyine mu buryo bwe cyangwa ubundi. Ariko byaje guhinduka. Wenda izo nzozi zabaye kuko nigeze kujya ahantu bamereza ubufasha iririma mu Bugesera, ndabagwa, mbona uburyo nyine umuganga yanyitayeho, yitwa Nsengiyumva Emmanuel. Umva nawe wakora iki kintu? Ndavuga ni kweri ko kuki umuntu ashaka kwitanga bigeze aha, why not me? Ndavuga nshobora kubigerageza, nshobora kuzaba uwo muganga, nanjye nkabikora gutyo, nkajya ntanga ubufasha nk'ubwo ngubwo abantu bakankunda. Ngeze muri secondaire, ubwo ibyo byabaye ndi muri soza primaire, ngeze secondaire bonye kugira ngo ube umuganga amasomo bisaba n'ukuntu nari nimereye. Ngiye bifataho panike ni hatari. Uretse n'igihe ariko urabona physique, nahuraga na physique bikaba intambara. Tukaza tukagera muri muraza mugeraho ngaho. Reka tugaruke mu kanya. Numva ari birebire. Okay, reka tugaruke mu kanya. Nyuma y'iminota nk'itanu ntimujye kuri. Iyi ni Voice of Africa, Kigali FM. Urumva iki? Ijwi. Irihe jwi? Ijwi rya Afrika. Africa's #1 station, Voice of Africa, the rhythm of your life.
iracyari 94 n'ibice birindwi radio ni Voice of Africa utwumvira ku murongo wa FM 1 ushakisha 94 n'ibice birindwi cyangwa ukajyana kuri murandasi cyangwa internet ukandika wa eshatu.voiceofafrica.raw hanyuma ikiganiro ni Youth Voice iracyari kumwe na Regan nge nitwa Vanirumva turacyari kumwe no mutumirwa Saleh uw'Imana turi kuganira naho ni ku rugendo rwe ni inkuru ye biba bigira ngo bigire abo bifasha siko bimeze niko bimeze hanyuma Saleh ndero kandi nari nkubajije wagiye kwiga utitangira amashuri y'umwaka wa 4 wiga ibijyanye n'indimi ubundi kino gihe tutaragira no ku bindi bya filme n'ibiki wateganyaga iki wari ubyiteze miki nkuko bivuze muri introduction gahunda yanjye yari kuba umuganga seriously kuko nari mfite nabikomoje mvuga ukuntu kuba umuganga byaturutse kuba hari umuganga nari namenye amvura mbona umutima mwiza bikoranye ndeba ukuntu harokoye ubuzima bwanjye ndavuga okay I have to do this ariko nyuma nsanga amasomo mani biga icyo gihe arakomeye cyane kwiga physique kwiga biology oya biology nta kibazo ariko chimie mbona ni hatari basa n'imibare noneho ndavuga oya harimo contraire ariko icyo gihe nibwo naje kuvuga okay noneho kuva kera n'ubundi nkunda cinema byari kuva muri primaire nkunda kureba utuntu kuri kino kindi niho yego ndavuga okay reka mfata umwanzuro ngeze muri A level ndavuga okay reka mite noneho niga nkurikira n'indimi kuko bura mu ndimi harimo ubuvanganzo mu buvanganzo harimo arts dusangamo n'ubundi bijyanye n'amateatre ya ubwo kuko byari birimo byose ndavuga okay reka joining noneho ntangire kwiga indimi naho ngaho urumva byana hanyuma ibyo ndimi natekereje yuko byari bifite aho bihure n'itangazamakuru kuko nabonye yuko muri A level cyangwa se muri inferieur watangiye no kujya ujya gukora kuri radio urumva ni arts nyine birimo byose iyo ukurikiye iriya section usanga harimo n'itangazamakuru ni cinema ni theatre comedy everything ntango muri arts ibyo byose birimo story gato y'uburyo winjire radio nk'umuntu arukira umunyeshuri kandi bakakwemerera it was chance I can thank dad icyo nabanza gukora no gushimira umubyeyi wanjye papa kuko niwe muntu wabimfashijemo bwa mbere nakoraga show ku ishuri abapeti bagasara nkajya mu myidagaduro ndavuga ni none ibi byo nshobora gutwika so ndagenda papa muri vacances muri grande vacances yo mu wa 3 ndabimuganiriza imini mu wa 4 ndabimuganiriza ndambwa n'ubundi nkora n'ibiganiro ku ishuri bibaye byiza wamfasha yaraziranye na Tisian Bangukira wakoraga muri cyahoze ari Olenfor kuko ari chief editor amusabira stage ngenda mu buryo bwa stage imbere turaganira nkora stage ukwezi kumwe abiri ndi kumwe n'abandi bashuti ba Cynthia twakoraga bimwe nyuma mbona abona ko mbishoboye cyo gihe nakoraga show neza bya atari kandi ndi muri stage nakora ikiganiro kabisa bose bakemera kuri radio nyuma nza kumubwira y'abanyeshuri of course no aza kubigira official ndarambwira toke ujye usimbuka bitari stage as volunteer uzukore aho ni nahizi n'ubundi ryanahereye ndatangira sa nkwigaragaza mu itangazamakuru nkajya niga muri weekend nkajya gukora show icyo ni iki go ni ari show entertainment muri weekend nicyo cyakweretse yuko media bijyanye na media byo byashoboka byaturutse hano ku ishuri hari ukuntu twabaga turi muri classe nyine bisanzwe A level tugakora inkuru ariko muri presentation nk'abarimu turi kumwe hakaba umwarimu umwe nyine Vincent ufite audience ntoya y'abanyeshuri no icyo gihe nari narajya no muri media y'ishuri ahubwo icyo gihe twakoraga inkuru tukazipresenta mu ishuri yego umwarimu arambwira ati kuki batagwereza chance guje muri micro y'ishuri utangira ukubukora uvuge ndavuga se kanaye aravuga turashoboye cyane genda ugerageze ako naratinyaga by the way ku ishuri bambaraga nk'umuntu uri seriye cyane akunda kuba ndi calm abantu nkavuga se kuna abantu bamfata ubu nzashobora gukonvenka public noneho ewana mageze nkora show bwa mbere abana bati ye nkora show bwa kabiri ati okay nibwo namenye ko itangazamakuru natwara utuntu twanjye numva ko n'umunwa nawe ukoresha burya ibintu bikagenda neza ari utuntu twawe naje gusanga ari utuntu twanjye hanyuma ibyo abanyeshuri bakiga bararebana no kwiga utangiye kubagera mu bintu bya filme ngo ni Victor Films byo biza bite sasa mucamake ibyo ngibyo byo ni ikindi kintu ushaka umuntu yazanafatira n'umwanya muremure wo kugisobanura ariko kugira ngo ndeside byaturutse kuri oncle
nakunda kwandika short stories nyine nk'umuntu wari no muri iyo field nakunda kujya mbyandika mbishyira mu rugo twandika utuntu ndishyirira mu rugo nari mfite oncle by the way nta navuga wenda kandi na oncle cyane mu buryo bw'amaraso yari musaza wa step mom araza aje kudusura bavuye Tanzania nkareba ituntu nandika arishima cyane arambwira ati kuki utakuze iyo mpano kuki utakigaragariza abantu ndambwira none mbyereke nde aranseka arambwira ati mfite abashuti banjye bakanumba ataracaho n'aba Kigo bari baziranye muri Tanzania arambwira ati dushobora kwinjira ariko byaba byiza uzi igiswahili aho nibwo ushobora kwigaragaza neza warukizi ntacyo narinzi ari na mpamvu none sinanafata n'umwanzuro kwiga igiswahili oya icyo gihe bwo twagarutse mu buzima bwo muri tronkome nari ntaratangira kwiga igiswahili arandeba arambwira ati okay you can do this man nibwo nafunguye Facebook bwa mbere kera cyane ubwo kera ariko bitewe n'iki gihe ariko vani urumva icyo gihe yahise decide kwiga igiswahili bitewe n'ako kantu konyine of course none ikintu cyanabayeho gikomeye nafunguye Facebook urabona babakinnyi ba filme mu Rwanda benshi bakoreshaga Facebook nkajya nandika amazina yabo nkamubona nibwo natangiye kujya nganira n'aba Kayumba Vianney Theo Bizimana we yari afite n'izina rikomeye hano mu Rwanda ariko Theo bikajya bimvuna kubona ushobora urumva ari umuntu ukomeye bikamvuna guhura nawe icyo rero oncle yankoreye niki yamuje na Vianney none wongeye twanaganiraga ntazi ko baniganye amuzana Vianney amburira umwanya icyo gihe bari muri shooting y'amarira y'urukundo amuzana Vianney bari wumuzana Theo Bizimana yabana Theo duhuye mbere umuvandimwe hambere umuntu kabisa amuzana nawe hari icyo yari yakubonyemo nyine ko ushoboye yarabimbwiye by the way yabonye story zanjye nari nanditse kitwaga intambara y'urukundo mfite n'indi yitwaga impanganyi ibwami izo zari story nandika zikaguma mu rugo ariko byo no kumva iryo zina impanganyi ibwami intambara y'urukundo hari ikintu nyine byavugaga mu bantu bakunda gusoma story zanjye barambwira ati you can come nkajyanza muri casting zabo bari gukora Inzozi bari gukora za Rwasibo ngenda menyana n'abantu gutyo donc niho natangiriye ndavuga okay na décidant niba narabonye ukuntu abandi babikora nanjye nafata risk nubwo nkiri umunyeshuri mu gihe mfite umwanya ngajya mbikora icyo gihe byari bikomeye rero sinema nubwo mbona muri iyi minsi byoroshye icyo gihe byari bikomeye cyane byansabye kugira ngo numve ko hari icyo ngomba gukora donc cyujuje donc hari ibyangombwa nemerewe birimo nyine kwa register muri RDB ndavuga ngiye gukora company ko ari ibintu nkunda nzabikora bigende neza ndayikora aho warukiri nkiri ku ishuri nkagira nyine umushuti wanjye witwa Jeune Afrique ndamubwira yarashoje secondaire mushyira mu nshingano ndamubwira ujye unkurikiranira ibi bintu igenge ntari ntabwo byaje gukina filime aho ngaho kwani nonezo uri kuyumva abanyeshuri byabakinishaga filime nta nubwo ari nabo icyo gihe by the way icyo gihe nahise mva mu by'ishuri icyo gihe ku ishuri ho twakoraga udu casting kugira ngo ya story yanjye ndebe yakinwe ite kugira ngo numve ko bishoboka wowe waguye kwiruhukira mu mutwe donc ni nako byari bimeze kabisa keretse wenda muri ngiye A-level nibwo natangiye kubigira serious numva mfite n'intumbero ariko O-level naravugaga ukerekana ndebe bya bintu byanjye no kumva ngo mfite casting narishimaga kweri mu banyeshuri so Victor itangira ityo ngira amahirwe nza guhura n'umuntu ikamonyi witwaga Aime wabikundaga cyane Aime Manase twaraburanye ubu ngubu Aime turaganira ndambwa okay you can find some people bakunda ibintu nk'ibi ngibi aho ngaho muri Kamonyi ugakora team ikaba Victor bakaza in charge nyine yacu tugatangira gukorana urebye nuko nguko Victor yabayeho nubwo byaje kurangira nabi ariko Victor niko yatangiye kwa ndeka tujye uyu munsi ibyo kwa waragiye kwiga ibintu bijyanye na filme noneho muri no college ntago tubitindaho short course amasomo y'igihe gitoya ujya muri Kenya ntago tubitindaho uyu munsi noneho kugira ngo tugere ku cyitwa new light Afri TV byo byagenze bite niho ugiye kudusobanurira gusa hagati aho wenda tarakomeza kutubwira
tukibutsa abantu badukurikiye ko ushobora kutwandikira kuri WhatsApp 07885676 nzoze cyane Theogene hariya Ingoma bibutse ko turi kumwe na Lenima Limited aba nabagufasha kubona ibikoresho by'abanyamahoteli cyane cyane n'abandi bacumbikira abantu ndetse namwe aho mu ngo bageni mugiye gukora ubukwe yewe n'ababyeyi mwoheza abana ku ishuri bagomba kujyana amasume meza bana batazabaseka tibyo gusa bafite ndetse n'imashini zimesa n'izikamutsa bakagira za duvet ndetse na za duvet cover bakagira amashuka meza y'ubwoko bwose bakagira nkuko wari babwiye bagira n'amasume meza y'ubwoko bwose uko yamamwe apfuka ukuntu ujya koga umuntu yaba kihanagura mu mutwe ukabona ni afitemo ibintu by'ibiringiti bitewe n'isume yakoresheje bakagira amavuta yo kwisiga ndetse n'amavuta ndetse n'amasabune yo kogana bakagira ndetse n'imyenda ya matela ndetse n'imisego ndetse n'imitako y'uburiri iyo ni Lenima wabasanga mu nyubako yitwa Tropical Plaza House iri imbere ya T2000 muri etage ya mbere umuryango C23 cyangwa se ukamamagara kuri 0780862627 kindi kiganiro Youth Voice twakomeje n'umutumirwa Saleh twari tuvuye watangiye ibintu bya New Light byo bitangiye niho rugeze sasa ibintu nje nshaka use nk'utubwira gatoya imva yo kujya kwiga byenye na film production it was really funny reka nkubwize ukuri funny kabisa koko ndabyibuka nge nari Rwamagana icyo gihe naho twari dutoye ngiye kumva sinzi ari umushuti twiganaga muri secondaire no yigaga modern ni bigo byari bituranye twakoreye exeta hamwe modern hari Kayonza umushuti anambwira ati ariko numvise ukunda ibintu byo gukora filme n'ibiki warabyize cyangwa nturabyiga ndambwira ntabwo nigeze mbyiga ambwira ati there is opportunity ahantu mbonye muri Kiyaka Kigali International Art College ati bari gutanga scholarship ushobora kujoininga nyine kubera ukuntu nabikundaga cyane mbaza muzehe wanjye ndamwereka nayi arangije ambwira ati nta kibazo ubu uri mukuru noneho you can be there ngeramo nkora ikizami ndatsinda ariko nyine byari ibizami biri tricky nabonaga atari ibintu byahatari sibyo ibyo bana tubazaga nabonaga ntaho bihuriye na cinema so kwica marketing ya hariya ariko navuga ko mu by'ukuri ibyo nashakaga ntago ari byo nahabonye ibyo nashaka si byo habonye niyo mpamvu nanafashe umwanzuro hanyuma ujya muri Kenya ubwo mfata umwanzuro okay ibyo ndimo niga hano mu gihe bamaze gukonfirma ko mbonye scholarship tukajya twishyura ngo udufaranga duke mfata umwanzuro ndavuga okay iminota yacu irukanga cyane Saleh tugeze kuri iki cyane New Light uburyo cyaje inshuti zanjye nibwo zambwiye ziti haro muri Kenya ushobora kugira gute ushobora kwiga aho birashoboka njyayo mu kwezi kumwe ndiga nihuse ubwo bitangaruka mu Rwanda ngarutse mu Rwanda ngeze mu Rwanda nsanga gahunda zo guhita nkomeza cinema biransaba amafaranga ndabareka ndetse gatoya nzubaka ibyanjye nyuma nkora muri Star Times ndakora saving udufaranga duke nibwo natekereje New Light ubwo none ndi kwihuta neza Vani nta kibazo na Regan utangira New Light neza wabonye amafaranga yo kwitangiza noneho ahanga najya mbona udufaranga two kwishyura kamera aha nabona udufaranga two kwishyura location utuntu nk'utwo New Light uyitangira wari ufite intego ki nanubizo ntego zirahari ni intego yuko donc urumva impano yanjye yarapfukiranye kuva nyiri umwana kugeza no umunsi ubwo intego nyamukuru yari talent detection ku bantu batandukanye no kuvuga kuri ngewe gusa kuvumbura impano z'abantu no kuzivumbura zitandukanye cyangwa se impano ari yo kuririmba ariko noneho abanyempano ntago ari nuze gusa ntago ari cinema gusa donc ndagushaka ko twubaka ikintu kinini nka New Light hanyuma uretse kukivumbura nteje ikibazo kindi uretse kukivumbura impano wari urimo urafasha ministeri y'urubyiruko wowe inyungu yawe ari kubona niyi kugeza uvuze ko ntaramenya n'inyungu nzabikuramo uretse ko sibyo ubikindimo no umutima nabyita ko ari gufasha abanyempano uwo muntu ufite impano ku giti cye nawe nagaragara azanyiture nyuma kabisa uyu munsi ntago ndamenya ngo ese inyungu mufitemo nizihe cyo koza inyungu wenda ubu uyu munsi nabara n'imwe no kuvuga ngo niba ari umunyempano reka muhereze umwanya yigaragaze niyigaragaza wenda YouTube ejo bundi nzana akantu nzihagarura ayo nashoye nta kibazo sibyo ariko ntago ndumva ikintu cyahatari navuga ko hari ibintu ndi gutagetingamo inyungu zavuba ahangaha kabisa hanyuma se ubwo tuvuga wenda ubonye nk'umunyampano wenda w'umuhanzi
kumubwira ati ndakubonamo impano runaka uzi kuririmba muzakorana mute? Ndacyari kwiga kuri icyo kintu kuko birahari ndi no kwipropoza ko ndi gupropoza ubundi nta ma studio ahari mu Rwanda nshobora guhuza nayo uburyo dushaka kuganira niba ari umwana ufite impano mu buryo bufatika cyangwa abandi batera nkunga bashaka kudusupporting iki kugira ngo tuzamure ya mpano ya wa mwana kuko ashobora kuba yatendinze kubera ko adafite ubushobozi bwishyurira kugira ngo ajye muri studio ese kayifite noneho kandi New Light dufite na gahunda ya talent promotion na detection niki dushobora gufasha umuntu turacyari kwiga iyo schedule tuzayitanga mu minsi ya vuba cyane muracyari kuyiga hanyuma ubona ari iki byasaba umuntu ushaka nawe kugira ikintu ageraho cyane cyane nk'ibyo ngibyo byahoze bigutikira igita twabonye yuko nta buto wakanze ngo bibi hari uruhare rwawe nawe kugerageza ibi bikanga nta nyungu birimo akenshi Regan bisaba iki ni intego ya nyine urabanza ku giti cyawe urabanza ukagira intego ikindi cya kabiri ubushobozi ntagara amafaranga ubushobozi ni igitekerezo bihera muko wowe icyo uri mutekereza uyu munsi gishobora kuba ikintu kiri big ejo hazaza rero tujye twirinda kugira limitation mu bitekerezo byacu niba ushaka kugira aho ugera nyine urabiharanira urakora nibyo ariko nanone ugatekereza cyane ku byo wifuza kugeraho ikindi no kudacika intege just because of challenge twahuye nazo tujya muri gereza tugira ibiki urumva kandi tuzira cinema sibyo ugasanga urazira akantu nkako ikintu rero navuga iyo uhuye na challenge nk'iyo ngiyo bivuga uti nge ndasarendinze ahubwo umva ko ari butangiye gukora kuko iyo udahura na challenge burya nta nubwo ibyo ukora biryoha ubutumwa bukomeye cyane ese Saleh kamubaza sinema yo mu Rwanda ubundi uyibona gute byose ni monde winjiyemo sinema yo mu Rwanda uri kuyibona gute dutandukanyije sinema yahahise icyo navuga n'ubu ngubu icyo navuga ni industry imaze imyaka igera muri 4 cyangwa 5 niba nibuka neza no kuvuga rero sinema haraho yahoze yego ndaguha urugero aho yahoze byari filme nibyo ariko abenshi bakabyita amateatre n'ibindi utaza kuza kumbwira gutandukanye n'ibindi kuko ari n'igihe bikura beef mu bodukorana ariko uyu munsi cyo nkunda abantu benshi nkurikije kuko bari kwibyaza umusaruro mu buryo bwa YouTube n'andi usanga bari gushyiramo imbaraga kugira ngo bakore ibintu byiza harimo competition cyo ndacyemera ikindi uruganda nyine rwaragutse bitewe nuko abantu bashaka kujoininga ni benshi abashoramari bari gutangira gushaka gusa nkaho bigaragaza icyo rero nashima kuruta ibindi producers ntago bakiri gupfunyikira abantu kubera iki ubu tuzi ishusho ryiza niki tuzi set nziza ni he aho umuntu yashutingira heza ni he tuzi uburyo bwo kweditingamo ni nduri kweditinga neza icyo gihe rero ntago ari uruganda rw'abakinnyi gusa ahubwo na producers barimo barigaragaza mu bundi buryo kandi bitarahozeho niki wabwira umwana uyu munsi nawe wumva afite inzozi zo kuzagaragara kuri kamera kina filime taza aho yahera icyambere ari cyo wamufasha yego nge byo nanabirimo kuko ubu uyu munsi mfite urubyiruko dufashe reka nkuru uryo umuntu yakubona mfite urubyiruko ariko ndashaka n'abana bato wakira bubonye bose se n'abanyempano ese ukurikiza icyo umenya kari ngewe nje kubwira ati mfite impano yo kujya filime uzabimenya kuko nka hano kuri radio ushobora kwakira benshi bifuza icyo gihe rero ntago tubyumvira no ngo birangire gusa kuko hari ibintu bibiri ku mpano hari ukuba ukunda ikintu ariko utagishoboye harimo kuba ushoboye ikintu ariko utagikunda ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye ariko mbere ya byose nuko wumva ko ugomba kubishobora ukanabikunda iyo wumva igikunda uba ugomba kugikunda ukanagishobora rero uburyo tubikora kugira ngo twemere koko ushoboye uyu munsi wajya muri groupe nibyo y'abandi ukabura hari ariko kugira ngo tudeside ko wakina tugira icyitwa casting ijonjoro ry'abakinnyi kugira ngo turebe ubushobozi bwawe iyo uhawe role imwe role ebyiri nibwo tumenya tuti uyu muntu byanga bikunda ashobora gushobora iki kintu icyo gihe rero iyo ubishoboye turakomezanya iyo utabishoboye tukugira inama yo gukomeza gukurikirana bya bikorwa twe turimo turakora bikaba nk'ishuri kuri wowe yego icyo gihe bishobora gukuna kuri filime ya mbere iya kabiri iya gatatu ukahagera ugasanga role yawe niyo yari itegerejwe icyo kintu ndagikunze cyane ubwo habaho casting ahubwo reka dufashe wundi wabyibazaga uburyo yakubona niba hari nimero ya telefone niba yaza n'amaguru iwanyu hari uburyo bubiri nta kibazo uburyo bwa mbere ni platform zacu yanyandikira kuri platform iyo ariyo yose Facebook Instagram ndetse na Twitter kuba bikoresha hose ni New Light Afri TV
New Light Afri TV, aho ngaho nyine ushobora ku follow and then utwandikire. Ikindi ari nimero y'akazi, ariko uhamagara kubera karakazi ari cyo ni service ukeneye. Arenge kukubwira umuntu udafite izo mbuga nkoranyambaga urumva twarabazirikanye narabazirikanye. Yarabazirikanye. Uwo muntu rero ashobora guhamagara 0788 32 86 85 0788 32 86 85. Iyo ni nayo iri kuri WhatsApp ariko y'akazi inabaruye kuri New Light. Uvuze umaze kuvuga nyine ibyo abajoininga ukuri ubu ngubu sasa igikorwa gihari niki? Ubu turi gukora shooting, turi gufata amashusho filme kuki iri buze kuza kujya hanze vuba cyane mu kwa 12. Filme yitwa kuki? Donc casting yararangiye, hari gukina filme kuki iri no gushutingirwa hano heza hano muri Baoba Hotel, hotel nziza iri Nyamirambo. Kuki inakimteye? Kuki ni filme nanjye ngira amatsiko nzayireba. Kuki ni filme nziza cyane, wenda nashishikariza n'abanyarwanda gutangira gukunda batarayibona kubera yuko ni filme ifite message. Icyo ni kimwe. iyi message ya mbere urabona muri iyi minsi twe turi gukora ibintu biri class ntibizanatungure n'abantu. Twe turi kugendera muri generation comedy cyane. Rero filme z'ibipangu ntago tukiziba. Ewan ikamubwiza ukuri filme turi gukora it is more than being class. Se nayo irarangira cyane amaseri. Iyo ni filme irangira, seri zaza nyuma. Iyi filme kuki rero irashishikariza bana twe muri iyi minsi tugiye kureba ukuntu urubyiruko ruhagaze, ukuntu abana bitwara ku babyeyi ntago ari byiza cyane ukurikije ahahise. So igihari rero uyu munsi tugomba niki tugomba gukora kugira ngo habeho guhinduka kw'abo bana barimo bagaragaza imico itari myiza cyane mu buzima bwa buri munsi, basa nkaho bashaka kuruta ababyeyi n'ubwenge n'ibindi. Ese tugaruke ku bindi, kuki ubundi urubyiruko muri iminsi kucyuje kwishora mu biyobyabwenge, gucuruza no kubikoresha? Ese nuko habuza akazi? Ese nyine izabavugisha mutange n'ibitekerezo? Tunakeneye na comment nyine imaze kuba uploaded, sibyo? Dukeneye abantu batanga comments babivugeho bagire. Ikindi kintu cya gatatu, uyu munsi turabona ama divorce menshi, abantu barimo barashwana, ingo zirasenyuka buri munsi. Ese biraturuka ko abana bari gushaka kare, abantu bari gushaka bataraba mature enough nkuko kera byahoze, cyangwa n'umuco watakaye? Ubwo urumva rero Regan ndetse na Vani ni filme nyine ikubiyemo ubuzima bw'uyu munsi kandi duhura nabwo turimo tubona. Ubwo biranashoboka ko ejo bundi tuzahita tunibaza ku kintu kigendanye n'izo talent, kuko nayo igomba kuzaba imwe muri filme. Ndumva itangaje, tuyitegereze ryari? Ntabwo neta nangaza igihe nyamukuru, ariko abantu bakeneye kureba uko iri gushutingwa cyangwa iri gufatirwa amashusho n'ibikorwa byayo byose no kujya ku mbuga nkoranyambaga navuze haruguru zose, akandika New Light Afri TV hose agakurikirana ibikorwa byayo. Ariko igihe hari nuko izasohoka ntabwo izarenza mu kwa 12 itaragera hanze. Mu kwa 12 murushaka kugira icyo atubaza cyangwa se n'inyunganiza aha ngaha nawe yatubwira. Halo yego ndeba vandi neza. Yes Saleh we ndakwime burya ibyo bintu babifite mu mugambi birashaka gufasha urubyiruko rwose kubitubangutse. ijana dinde mu mwana w'amagwe ndashaka kubaza, ese uri umwana wese ufite impano cyangwa se ni uzarobanura ku muntu ufite impano wewe ufite? Ntabwo ari umwana wenyine, umuntu uwo ari we wese ufite impano, kuko n'abakecuru barakina, n'abasaza barakina, n'abana bato barakina. Mbega n'umuntu uwo ari wese ufite impano? Yego. Ese ufite impano kuko mu itangazamakuru nuko nabyiza. Mu itangazamakuru ubwo taracyari muri yose kecu, turacyari kubyigaho, tuzareba icyo tubafasha mwese. Eriko ariko bifite umugambi mwiza, Imana izagufasha kandi izagomeza ikorohereza kabisa bizakunda. Urakoze cyane. Atumye twibaza ku kabazo keza, wenda umuntu ari kwibaza avuze ngo ni impano zitandukanye. Sasa iri ziri current ubu ngubu muri gukorera izikeneye ubu ngubu ni ubu turi kureba umuziki, ndashaka kureba abanyamuziki, ndashaka kureba comedians, ndashaka kureba abantu bazi art, gushushanya ariko kandi n'itangazamakuru. Okay. Izo nizo zose muzareba cyangwa nizo akakanya muri kureba? Izo ziri muzo tuzareba, ariko ziri muzo turi kwandika tuzafasha. Tuzareba uburyo dutangamo amahugurwa mu buryo bw'icyo nabyo gihe tuzaguhamagara dusobanura uko bizaba bimeze. Urumva yuko Vani ntago ari ibintu bibi, byose no kubitangira twumvisha uko bimeze, buryo yagiye bigeragezamo. Ese kuri icyo gihe iyo haso niba uyu munsi ugerageza guhamagara abantu 10 barenga
ukabahuza ugira ngo mukore filime, isomo ubikuramo iyo wibutse hariya watangiriye n'iriye? Isomo mbikuramo irya mbere nuko twese ubwacu nyine tugira urugendo. Twese tugira urugendo ni ikintu kiba gikomeye. Hari n'igihe nigeze kwicara kera ndatekereza ndavuga ariko ubundi ibi bintu iherezo ryabyo ni irihe? What is the end? Bizarangirira mu mpapuro, bizarangirira mu bitekerezo, bizagenda biti. Nkajya nkunda guhura n'ikibazo cy'ubushobozi, kuko urumva ababyeyi banjye nta hantu bigeze bahurira n'ibyo bintu. Kumukonvenka ngo naguhemo wenda amafaranga ubikore ntabwo byoroshye kugeza n'uyu munsi, ariko abaterankunga bo nabonye bashobora kuzaboneka bitewe n'uko projet ni nziza, abo tuyiganira bumva bari kubyumva neza kandi bafite ubushobozi bwo kuba bashobora kugira icyo bazabikora. Amahame ugendera mu buzima bwawe ni ayahe? Amahame ni ukudacika intege. Ndi mu bantu badacika intege, ndi no mu bantu badasalendinga. Sinshobora kumanika amaboko ngo ikintu cyananiye. Nge nemera ko ibintu bizanga completely umwuka wanjye warangiye. Ngomba kuba acteur principal. Nkavuga ngo ninjye acteur principal y'ubuzima bwanjye. Ese ubundi kuki kintu kinanira nkishaka? Abandi si ubundi babishoboza iki? Iyo rero ntekereje ko hari undi muntu wagikoze. Njya nkunda kora sinema yo hanze ukuntu nyine abantu tuba twasaze. I need ko u Rwanda rugera kuri iriya level kandi tuza muri new life. Hari umuntu uhura n'imbogamizi ari mu bintu wenda kugenda n'amaguru, dukunda kumva kenshi ngo navaga hano n'amaguru ngo ibiki. Hari akantu wigeze gutamo ngo narafunzwe. Cyo ni ikintu cyatuma unimuka. Ni ikintu gikomeye. Ni ikintu cyatumye ntabwo nshaka kujya ku mpamvu. Kuki wabigumyemo? Kubigumamo nuko mbikunda kandi mfite intego. Niyo naca mu nzira z'amaho gute nyine mfite intego. Ku buryo nyine niyo nahura n'ibimeze bite n'uyu munsi duhura na challenge. Mfite intego. Iyo ntego uvuga ko urukweto rwahengamye abyibagirwa. Uyu wegisa hafungwa. Ntabwo yabyoroshye. Turi kugenda rero tugana ku musozo tuganira na Saleh Uwimana atwibutsa yuko tugomba kureba imbuga nkoranyambaga zose New Light Afri TV, ukabakurikira yewe ni naho wanyura by'umwihariko ubandikira bitewe n'icyo waba ubashakira. Tuganirije mu ncamake ku rugendo rwe, ibyo yagiye anyuramo no kuba uyu munsi ahagarara akavuga ati nanjye natangiza ibyanjye. Witeguye iki ku isoko? Tubaye turetse isoko gato, icyo niteguye ku ruganda ahubwo ni change, impinduka. Hagomba kubamo impinduka byanga bikunda. Ni ibihe bintu bitatu ushingiraho ubona yuko filime uzanye izakora impinduka? Icyambere bose batubwira ngo nzanye ibitari bihari. Icyambere inkuru uko yanditse. Icya kabiri uko ikinwe n'impamvu yatinze gusohoka. Urumva yaritondewe, yafatiwe amashusho neza, ayifatirwa amashusho ahantu heza, buri scene buri role naho igomba gukinirwa mu buryo bwiza. Ni ibintu twitonzemo. So rero rimwe na rimwe ujya usanga niyo tutanavuga no mu Rwanda, niyo twanavuga internationally, ugasanga turi gufata nk'amashusho ariko twibagiwe niba nkavani turi kumufata amashusho yambaye ingofero kuriya hari ukuntu kahengamyemo. Twitondera ikintu buri kantu kose. Hari ikintu nk'uko bisobanuye hano mu itangazamakuru wagarutse ku kintu cy'uko ushyiramo abantu nyine bose bitewe n'ubushobozi bagaragaje. Wigeze ureba ku kintu cyo gushyiramo umuntu wari usanzwe amenyerewe n'amaso y'Abanyarwanda ku buryo byakoroha mu kuyireba cyangwa abantu kwihererekanya bavuga ati runaka arimo? Icyo naracyanze. Okay, abarimo ntago bafite izina rirerire. Ntago nigeze nifuza kubashyiramo kubera yuko ikibazo bari barachallenginga umufuka. Ntago ari ikibazo cy'umufuka kuko by the way ntibanahenze. Harimo n'ababyifuje ntari buvuge benshi bakimara kubona uburyo biri gukorwamo. Ariko ikibazo bachallenginga abantu kuri tele bari abatipe. Twibuke ko abantu bari kubikora uyu munsi benshi ntago babyize, batangiye kera babikora ariko bakabikora nk'impano gusa. Bachallenginga gute bwo? Iyo aje kuri set hagera kigira umutoza, yaje kuri set ashobora kuhagera ngo nuko ngo bimazemo iminsi ugasanga ari kongera amakosa y'amakosa n'ubundi basangamo. Ni ari kongera mu bintu uri gukora wafatiye umwanya ngo wige umenye ibyo ari byo. So kugira ngo rero bihinduke fata abantu bashyashya. Ni na mpamvu twebwe no mu byo tuzakora tuzatanga amahugurwa kuri bano bantu barimo baraza uyu munsi. Ibyo akora abakora ibintu azi apana ko ngo mbimazemo igihe nategeka bikagenda gutya kandi agategeka ya makosa tubona n'umundi buri munsi. Akoze cyane. Mu gusoza gira icyo ubwira buri muntu wese ufite ibintu ari kwirukamo uyu munsi? Icyo namubwira ntacike intege kandi nta kure habaho.
nta kure habaho burya iteka icyo utekereza uba ushobora kukigeraho igihe icyo ari cyo cyose. Vanika tugane ku musozo hanyuma nge genera ubutumwa bwanyu mugenera abo ukeneye ko ba following a new light bamenye ibikorwa ubagezaho. Ijambo rya nyuma babwira. Ijambo rya nyuma ntibazaniga mu ijambo. Biriya bintu dushyira ibiriya bikorwa byose dushyira ku mbuga nkoranyambaga ushobora gutanga comment ibintu niba byakozwe neza vuga uti byagenze neza ariko bitanagenze neza kuko twese turi abantu na professionals barabyica hazaba amakosa tanga comment uvuga uti ibintu ntago byagenze neza ibyo ni aho no tuzabonera umwanya wo gukosora iyo backup tuzayikora. Nimucike intege tuzasubire ku munsi w'ejo buri yavani twebwe nibigaruka saa 9. Saleh katugushimire wakoze cyane namwe. Regan katuzasubire ku munsi w'ejo mbibutse ko twari kumwe na Lenima Limited tuzongera ku munsi w'ejo.